nk'abakunzi cyangwa se abantu bakunda ibyo akora, bajya bamukunda kutunagira akora dutandukanye. Hari abakunze ama-challenge akora, hari abakunda inseko ye, umukobwa mwiza useka neza cyane kabisa. Nawe wajya ukicekingira ukareba kabisa kuri videos agenda akora. Azi no kuririmba Uwera Judy kabisa, azi kuririmba. Kuko yumvise nka live ari kuririmba ushabura no umuhanzi, ariko ntago ari umuhanzi, ariko azi no kuririmba kabisa. Uwera Judy. Hello my people, what's up friends, mumeze mute? Ndabasuje muri mwese abadukurikiye muri ahantu hagiye hatandukanye, arabiryamiye bari kuruka, komeze mwencenga kuruka. Umuntu aruka yakuze, bari kudukurikira muri mu ngendo zitandukanye, bari mu modoka, bifurije kugira urugendo ruhire cyane, bari mu kazi mwese, ndabakunda cyane, mukomeze mugire akazi keza kandi mukomeze mwencenga ibiganiro byacu. Ndabasuje rero mbifuriza ikaze mu kiganiro High Star. Ikiganiro High Star murabizi muri kumwe nanjye cyane nk'ibisanzwe. Uyu munsi umustar wacu umunsi yitwa Judy, Uwera Judy. Uwera Judy baramuzi mu TikTok, yatangiye akoresha TikTok, umuzi kuri TikTok agenda akora ama-challenge bagiye atandukanye. Umuzi kuri YouTube afite content yitwa Papa Judy, agenda hosting amagiye batandukanye. Ni n'umukunzi w'umundi mu TikTok witwa Kimenyi Tito, muramuzi murabona na filime cyashye yitwa Love Might Happen, ari gukina n'umukunzi bita Kimenyi Tito, ica kuri YouTube channel ya Kimenyi Tito n'ubundi. Ni filime biri kugenda mukunda muri benshi, ni filime cyashya yitwa Love Might Happen. Uwera Judy rero nk'umu TikToker afite abantu benshi bamukurikirana kuri TikTok, akurikirwa n'abantu 272 kuri TikTok. Afite YouTube channel yitwa Judy TV Show, ifite abo subscribers 39. Kuri Instagram akurikirwa n'abantu 180 gutyo barenga. Urumva ko ni umuntu munini cyane, ni umu influencer munini cyane mugari. Uwera Judy rero cyangwa se Judy Zilofone ko yitwa kuri TikTok. Uwera yitwa Judy 03 cyangwa 04, I don't remember, ariko ni hafi aho ngaho kabisa niko yitwa. Uwera Judy rero nk'abakunzi cyangwa se abafana be dufite ubutumwa twamugeneye umunsi. Ntabwo nakwiriye kubabwira ko Uwera Judy hari indirimbo yitwa Fine ya Juno Kizigenza ndetse na Shemi yatinzemo mu video Vixen. Afite amakampani menshi agenda yamamariza. Uwera Judy yaje 2021 nibwo mwagiye mumenya kuri TikTok. Mu biganiro byana akora avuga ko yagiye yirefera ku bandi ba TikToker, ari naho yahuriye n'umukunzi we Kimenyi Tito. Tumwa twamugira nk'abakuzi cyangwa se abafana be. Hi Judy, amazina yanjye nitwa Jano, nabashe ubutumwa ndi mu kiganiro cyitwa High Star Live ku gica kuri YouTube channel yacu yitwa Jano Update. Nkoresha voice note mwanya w'abakunzi cyangwa se abafana dukunda ibyo ukora, twishimira ibyo ukora cyangwa se abantu entertaining muri entertainment yacu. Tugira ngo tugure ko tugukunda cyane kandi twa appreciating ibyo ukora. Turabona ibyo ndukora bigiye bitandukanye, aho tukubona hose kuri TikTok, kuri YouTube, mu mafilime igenda ukina atandukanye. Aho none twagiye tukubona kandi tukubwire ngo courage, turagukunda kabisa. Hari benshi hari abana bagufata nka role model wabo, aho bose tukwifurije gukomeza gutera imbere kugira ngo bakomeze nyine babone ko role model wabo cyangwa se abandi bantu bakunda ibyo ukora kandi bagukunda bisanzwe, babone ko umuntu bakurikiye cyangwa se umuntu bakunda atazabatenguha. Tukwifurije amahirwe n'imigisha mu byo ukora byose, komeza utere imbere, keep it up, we love you so much, thank you. Yes, nyuma kohereza ubutumwa rero Judy twamugeneye nk'abakozi cyangwa se abafana be, ndabashimye mwese twabanye muri kino kiganiro. Waba wagikunze wakanda subscribe ukalikinga ugashinga no ku nshuti zawe. Ndabashimiye rero mukomeze kugira ngo Imana, ndabakunda cyane. Ciao ciao.